Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Niki ntakubwiye. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'indamutsa. Burya ubuzima bw'umuntu nyir'ubwite no bufite mu biganza bye. Ese ko uyu mwana bamubwira ntiyumve, mu by'ukuri bizamugendekera bite? Ese yibuka ko umwana ntabwirwa yishinywe nitaribwa? Ntabicishije amatsiko, nimukurikira umukino. Mama, ntumbwire ko utarya noneho kandi nkuzaniye agapotaje karyoshye. Mwana wanjye sugira ngo nijye ko noneho umuhogo habaye ibisebe gusa. Urarya mama, eguka ahubwo. Ngaho gerageza kweguka. Okay. Ega hano neza maze nkugaburire. Muhire mwana wanjye se. Ibindi byose by'ububabare byo gutinda mu bitaro bishyire ku ruhande mama, wongeye kukugaburira. Mureba? Uretse rero nduhuke gato. Mama, rwose ihangana umara akangaka naruye konyine. Ariko muhire reka kungerageza rwose. Erega nutarya ntibazadusezerera. Ubuse urabona uzaguma mu bitaro kuko utunzwe n'amaserumu. Oya humura ndi hafi gukira mwana wanjye. Ngaho rero unywa nabi. Kandi Gatesi naza nkamubwira ko wari yarishima cyane. Ubundi yagiye hehe? Bamubwira ko rishywe z'abakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange zasohotse, zibajyanye n'umwana bigana kureba amanota yabo. Rekera umuhinda hasi. Urakoze mwana wa. Reka njyame. Ariko mbonye ufite umuriro mwinshi mama. Muri iki gitondo nta muti w'umuriro baguhaye. Umuriro se bawumpaye. Oya mama, reka njye kureba muganga mubaze rwose uyu muriro ni mwinshi. Wese ko ari twibanire. Ariko ntukavuge ko mama, mwibanire se kubera iki kandi uri kwa muganga? Muganga mwihorere usanze havuye kandi bamaze kuntera urushinge, mu kanya umuriro uragabanuka. Ako hari ikintu utambwira mama. Ntigize nakubwiye umuhiye. Abaganga basanze urwaye. Mama, kutambwira amarira akababunga mu maso. Iki kibazo uretse ko kimaze umuhiye. Urabona nkiri umwana mama, erega ndi mukuru. Mbwira wenda Gatesi twaba turetse kubimubwira niba ari indwara iteye ubwoba, ariko njye nkabimenya mama, sibyo? Nkamenya uko nkwiye kukwitaho. Nzabikubwira twavuye hano mu bitaro. Aho gushaka kudusiga gati. Reka ngende Fifi, reka ngende. Ariko se waturinze uradusigira iki? Nyuze kwa muganga ngiye kubwira mama ko natsinze. Oya twende tujyane Didi. Sibyo Fifi, dusure mama hagati sishaka. Mbese hari ikibazo se? Tugende rwose. Gusa njye ninya kwa muganga. Atinyira iki? Fifi, nanjye narahatinyaga pe. Ariko mama yarwariye akajya mu bitaro yavamo ntamara icyumweru mu rugo agasubirayo. Narahamenyereye. Na wagira ute se? Ibaze ko ari n'igihe biba ngombwa akaba ari njye umuraraho. Umva rero mw'abakobwa mwe. Dore twagize amahirwe turatsinda, banatweza kwiga ku kigo kimwe nk'uko twabyifuzaga. Nitugeraho tuzige dushyizeho umwete ntihazagire uducaho. Nta n'umwe. Uwa mbere Gatesi, uwa kabiri Olivier, uwa gatatu Keza nk'uko byari bimeze muri Tronkombe. Sibyo? Cyane. Ariko rero ngiye ningera ku ishuri, ndashaka ko mutazongera kumpamagara Keza cyangwa Fiona. Ndashaka kwitwa mbese. Uzakomeze munyite Fifi. Ngo nanjye muzakomeza munyite Didi. Munyita Diane. Didi rwose. Ubwo se ngenzi yitwa Ndera Ori.
bari rwose ariko rero umenye ko numvise bavuga ko ikigo batwohereje kwigaho ngo barakanira byatari nanjye ariko nicyo nashakaga kanjye hano bakanira si Makondo Olivier kubera ikizi uziko ngo winjiremo ukazongera gusohoka utashye none zigizaki tujyanye ikindi n'iki cyo kwiga ariko no gutembera ni ngombwa mu buzima mana Gate bite Gate ubu ibyo twavuze byose ntiwabyumvise koko ntabwo yaraje mwavuze iki se mubabare ibitekerezo byanjye byari byagiye Gate urabituye inshuti uko turi batatu kandi twakwemera ko tuzakuba hafi rwose igihe cyose bigenze bite tubwire rwose nibutse ko uyu munsi ukwezi kuzuye mama ari mu bitaro ariko ko yize ihangane Gate umwana mama wazakira pe tekereza mama wacu ko rero dufite wenyine Fifi kandi papa yapfuye tukiri mato ibaze ko muhira rero wari muto ngo yigire uruhinja none uyu mama humura Didi ni ukuri mama wazakira bidatinze azakira humura simbizi Imana rwose imbabarire ntirize mama yarakira hari igihe ngera kwa muganga ngasanga nibwa cyane agahinda kakanyica ihangane Gate ihangane nanjye utandiza nuko oya tugomba gusenga mama wazakira azakira humura erega mwana wanjye inyota yari ikwishe yewe singiye kukubeshya mama uyu munsi izuba rwose ryari ryinshi pe ubu muri aha ngaha nawe asigaye arangara ubu usanze bihiye ukirira ukaruhuka ego ko navuze ko urakomeza unywa ayo mazi yewe nta kibazo ndaba ndeba amakuru mama kandi iyo umugenza buhoro buriya nawe imirimo iba yamubanye myinshi cyokora koko uyu munsi amazi yari yabuze maze biba ngombwa ko ajya kuvoma urumva ko atarangaye rero ahubwo yari yagiye kuvoma niko se Gabi karabe mama kumaze iminsi iyo za Kampala waragiye kurangura ukaba waraye uje ntusure inshuti wawe kwa muganga yewe umuhire twavuganye kandi aranyumva mama navuye kurangura ejo uyu munsi nari ifitanye gahunda n'abantu bo mu ntara bari buze kundangurira inkweto kandi ntashye naniwe cyane nzamugera ejo mu gitondo rero bariya abana rwose bahuye n'ibibazo bikomeye yewe mbona umuhire asa n'uwataye umutwe nuko ari umukobwa uzi kwihagararaho pe ese usanze kari umunake kavuye aha ngaha ngo karatsinze ni byiza cyane ureba amakuru rero reka ndebe ko byatunganye alo karame mukobwa nkunda kugize isoni se urumva nyiri wo kuguhisha ko ngukunda umuhi mbivuze maze na mama yumva Rahira Shema cyane rwose bite se sha mama wameze ate urebye amaze koroherwa muganga yaratubwiye ko ejo bashobora kudusezerera wow ni byiza cyane uzi icyo ashaka kukubwira se nakibwiza n'igisi utakimbwiye ubwo koko Shema ndakumva ndagukunda uyu munsi ndarara inkweto pe kubera iki nakubwiye inshuro nyinshi ko ukunda ariko uretse kwikiriza wari utaratobora ngo ubivuge iriwe mbitekereza numva ngomba kubikubwira uzi ko nubwo numva naniwe naza aho ngaho tukarana ku rubaraza rwo kwa muganga inshuro waharaye mama akiri muri koma zirahagije Shema kandi sinabona ikiguzi cy'uburyo wambaye hafi mama arwaye yewe nanjye sinabona ikiguzi cy'urukundo wanyemereye rwose Shema ndakumva uretse gato sha muganga arampamagaye ndongera kuvugisha urakoze kutugeza aha mu rugo ruhiye nta kibazo marigo ariko ntitwabura kugushimira kandi waratubaye hafi igihe mama yari arwaye ukaba witanze ugakoresha imodoka yawe ukaza kudukura kwa muganga nta kibazo ari ibisanzwe si ibyo umwana avuga nibyo waritanze bihagije nta kibazo ariko ntibisanzwe Gatesi Didi Karame ese Gatesi si izina ryawe ko ndihamagara ukanyihorera nahamagara Didi ukitaba sinari nakumvise n'ukuri maze rero
genda giye nzagaruka ejo nimugoroba kureba uko mumeze. Gate ndakumva sindagiza mama ajye kuryama nanjye ngeze umushyitsi ku irembo ndaje. Iki kikaba kiragiye umuhi Haragiye ese kumutuka mama wirinde uriya mugabo ngo ni Ruhinda nabonye kwiyegereza cyane umuhi anyiyegereza namwitegereje uko kureba uko ajya kukuvugisha akagufata intoki biriya simbishaka. humura mama Ruhinda ndamuzi bihagije ntiyantura mu mutego. nawe wumvireho Gate Ruhinda si umuntu ni inyamaswa kandi ntareba uko uri muto ariko ni umuntu mwiza mama maze yambwiye ko azanjyana ku ishuri. Uye ibyo zabikubwiye ryari? Igihe nyine yadusangaga kwa muganga umuhira agiye kwishyura ngo dutahe. Bana banjye ndabasabye mwirinde Ruhinda. ariko sinzi impamvu mufitiye impungenge cyane mama. yego nzi ko ari umuhehesi ariko nyine twamwirinda nk'uko twakwirinda abandi bagabo bose bateye nkawe. Impamvu mbabwira ko mwirinda ndayizi umuhi ahubwo hari ikibazo n'ubutaransubiza mama. guhora urwara tukajya kwa muganga ukoroherwa tugataha numare kabiri tugasubirayo mu by'ukuri bakubwira ko urwaye iki. ibyo wabaye byihoreye ko kumuhi waretse ariko mama akaruhuka umuhi ibyo bibazo byose ubwo ntukeneye kumenya indwara mu marwayi kuko Gate. ese ko mfashe ikiganza cyawe nkumva wongeye kugira umuriro mama ihute uzane amazi Gate. nta mbaraga mfite zo kugira icyo mvuga umuhi. ubwo se ku gatambaro ushyize kuri mama ntigakonje cyane umuhi. mama afite umuriro mwinshi Gate niko kadufasha kuwugabanya ahubwo zana amazi yo kunywa n'imiti ye tumuhe. ariko se ugura umubiki wa mukobwa we ayo masogisi ushyize hasi yo ntuyajyana? rega ndumva afite ubwoba mama. ahore ufite ubwoba gise kandi ke rega ni ubwa mbere ngiye kwiga mba mu kigo. maze rero Keza mwana wanjye ndakumva mama. ugende wishyizeho umwete nta kindi uzirinde kurangazwa n'ibirangaza numvise ngo muri uwo mujyi bibamo byinshi. mugize ahubwo sinumvise ngo abana biga muri icyo kigo ntibawugeramo. aha nihorere mama ntazi ko icyo kigo umunyeshuri kigamo adapfa gusohoka Shema. Imana ishimwe ahubwo niba mudasohoka. rega mayeho mu mujyi ngo haba ari abasore bagiye kwiga muri kaminuza ngo barangaze udukobwa twiga mu mashuri yisumbuye. abimenye nyine iyo ugiye uri umwasama nyine bagusamira hejuru. ariko gashiki kanjye ndakizeye sintangara. rwose sinzarangara. tegure vuba rero tugende. umenye ko ngomba kukugezayo nkagaruka. gira vuba rero. se koko uko Keza agiye irungu nzarikizwa n'iki koko Shema? umva kandi maze ntasigaye hano. Shema aba hano ryarize iyo atigendeye ngo amare ibyumweru bibiri yagiye kurangura ataha nijoro. oya ntusebye mama kuko niyo ntahari rwose urabizi ko nguhamagara kenshi. aho mbeshye rero. narangije Shema dore ngiye ivarisi ndayifunze. uhibuke yasuka n'umukoropesho babatumye mukabisiga. yego koko. reka ntacyo mama wigwirwa ugira impungenge rwose tunabisize nabigura mu nzira. mama amahoro rero nturyame ntaraza. reka bayi mama. bayi mwana wanjye ugenda amahoro. yego nawe uzasigara yanjye. wakoze kumva hafi Shema. urakoze cyane n'ukuri. iyo utahaba sinzi uko nari kuba meze pe. uhamye iminsi isigaje kubaho yose ikagengwa nawe umuhe aho kukwirirwa iruhande umunsi umwe ahubwo nkaba iminsi yose. nyamara ubu naguhombeje byinshi Shema. oya wikwirirwa ibitekerezaho umuntu rwose. w'umucuruzi wemerewe gufunga ukaza kwiranwa nanjye aha kwa muganga. kuko ngukunda by'ukuri kukuba hafi n'inshingano zanjye ibyo bitindaho rero. ariko noneho umaze kwiheba Shema. wiheba? ndabona mama byanze neza neza. ariko ntukihebe koko. muganga yambwiye ngo ejo bamuvomye amazi mu bihaha. reka mubwire umuhe ubushobozi
ubushobozi bw'abaganga bushobora kuba buke, ariko ubw'Imana ntibujya buba buke. Simbizi sheri, simbizi pe. Tuzi ibintu byose biharira Imana umuhire. Ikimbabaza muri byose rero ni iki? Ni uko kuva mama yarwara ubaza ariko se mama uko ufatwa tukajya kwa muganga, abaganga ntibagire icyo bambwira urwaye iki, akanga kumbwira. Ariko umuhire waje tukegera umuganga umukurikirana ko buriya wenda ashobora kubitubwira. Ibyo byihoreye mbikora buri munsi, ariko ntacyo ambwira. Arambwira ngo mama wawe ibihaha bye ntibimeze neza, cyangwa se twamuvanyemo amazi mu bihaha. Ese niyo ni uko nyine. Ubwo ni igituntu rero. Simbizi shema. Uretse rero urebe urazi kiriya kigabo kirimo kwinjira kirabona bacyemera abaganga barimo. Shindeza ahubwo ndavuga yo kiriya kigabo cy'uruhara kiriya cyitwa Ruhinda. Uriya mbese ariko niba habaho umuntu nanga niwe Shema. Ariko ugira umuntu wanga umuhiye umuhora iki saho? Uretse nzabikubwira, ndabona kije cy'ikizana kitatwumva. Uraho neza umuhiye? Uraho nawe? Uraho muzeyi? Nari nyarutse ndebe uko muri guhiriwe none banze ko ninjira. Aya masaha abaganga baba bavura ntibakwemera ko winjira. Biba bigoye byo. Ntabwo bamwemerera rwose. Niba wihuta wa muntu umuha ariko nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa kumugutumaho, reka ndihangana ntegereze, ndakomeza ntegereze ndebe niba afungura umudani abaganga nibavamo ndamureba. Olivier, ndakumva Prefet. Ushobora gusohoka kuko iki kibazo nikikubona. Ikibazo cya Gatesi nanjye kiba kindeba Prefet. Ushyigikiye ko Gatesi yica amategeko y'iki gikorwa yisohokera hanze uko ashaka? Ubu yaruguru bose Prefet. Keza. Karame. Wowe na Gatesi mbafashe muvuye. Twari tuvuye gutelefona. Inyemera ngusobanura ikibazo cya Gatesi Prefet. Impamvu ariko atisobanura akarira ni iyi. Gatesi yasize mama warwaye kandi arembye. Nawe yaragiye gushaka telefone ngo ahamagare yumve uko ameze. Nta kindi rwose. Makuri nanjye nari muherekeje rwose, ni telefone twari tugiye gushaka. Nta kindi twakoze pe. Okay. Gatesi. Karame Prefet. Ceceka ndabababariye. Urakoze rwose. Ariko mba mbatumye ababyeyi na Olivier bavugira akaba ari umwana w'umusportif uzwi hano muri iki kigo kandi witonda. Urakoze cyane Prefet, rwose ntabwo tuzongera. Ubu ndetse nashoboye guhamagara. Oya mukuru wanjye namuhamagaye ataritaba, tuba turakubonye nyine turiruka. Okay, garutse rwose. Ngaho andika hano nimero ya mukuru wawe hanyuma umuhamagare muvugane. Ndashaka kumenya amakuru ya mama. Gate tuza humura. Ngira uko mama ameze ariko. Mama araho, twaraye tuvuye kwa muganga. Alo? Ubu se kucitse ambwiye iki koko? Ngira ndakumva mama. Nakomeje kukubibaca ariko mwana wanjye ndakunda wowe na Gatesi ndabakunda. Ukunda mama uturwanyije kuko yapfa ntabwo twabuze. Rero ikibazo wambajije ngiye kukikubwira. Ndakumva rwose mama. Wowe uzamenye murumuna wawe uzakundane, nicyo kiranga abavandimwe. Uranyumva n'ibiki mama? Ngaho nyegura unyegamize. Ngaho egama neza. Gusa noneho ko n'intoki zawe zikonje cyane mama. Nyegoko
nako ndumva ukonje wese n'ukuntu wabanaga umuriro. Mama ndakwiye. Nta kindi nsize rero. Uruti mama. Kibo. Oya, mama umva gukira rwose. Ya ndwara horaga umbaza ukabaza abaganga kandi narababujije kubivuga ngiye kuyikubwira yewe mama wawe hashize imyaka myinshi nk'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida mwana wa ntacyo uri gukora byarabaye ndayandura hashize imyaka iye Iyo yose ubimenye ukabyererana n'umubwira koko mama. Niko byagenze mwana wa. Kuki utafashe imiti koko mama? Kuki koko? Imiti se? Imiti nari maze igihe nangiye gahunda yo kuyifata. Bya binini nanywaga ntabwo ari ibivura igifu nk'uko nabibabwiraga, ariko noneho mwana wanjye ibyuririzi byayo. Oya mama mbwira ndakumva kandi humura singucira urubanza. Mwana wanjye uzirinde. Ndakumva mama. Sida iriho uzabwire. Iyo ndakumva. Gatesi kwiriho kandi yica uzirinde. Ruhinda byagize ati mama kino gicucu nicyo cyakwanduje mama. Mama mbwira. Mama mbwira ariko mbwira mama. Mama mbwira. Ibi ni biki mama? Ibi ni biki kutambwira si wowe mbaza? Oya mama, oya mama, ntiwapfa mama, ntabwo wapfa, wawusize mama, waba udusize mama, mama, Yesu we, mama wanjye arapfuye, nimuntabare mama wanjye, ni mama wanjye arapfuye we. Ubu si ibi ni ibiki mbayeho ndi mu nzu njyenyine mama wanjye we. Ariko ibi si byo. Kanimanganye ntabazi ndebe ko hari uwangeraho. Alo nabara shema we, nabara mama wanjye we, nabara ndaje hangana sha ndaje n'ukuri hangana. Ite ko utagiye gukina basket nk'uko bisanzwe ukaba wicaye hano wigunze Olivier. Keza we mfite agahinda sha. Niba urupfu rw'umubyeyi w'inshuti yacu Gatesi sha nanjye rwarambabaje hangana. Sinzi niba Gatesi azongera kwiga ngo abishobore kuko yakundaga mama we cyane. Mbega nta mwana n'umwe udakunda umubyeyi we, gusa Gatesi niwe yagiraga wenyine. Keza we Karame, urabizi Gatesi ndamukunda. Ndabizi ku buryo natagaruka kwigumenya rwose nanjye ntazabishobora. Oya wivuga utyo Olivier, Gatesi azagaruka rwose ndabyizeye. None se ko ibyumweru bibiri bishize agiye akaba ataragaruka koko. Ariko we ndakumva uri waza gutira prefe de discipline telefone tugahamagara mukuru we tukamubaza. We igitekerezo ni cyo ahubwo tugende nona. Oya none ntitwamubona namubonye asohoka. Rero Gatesi ntabwo
nagaruka ku ishuri tugomba kumuba hafi ndetse tukamwigisha amasomo yose twize adahari kugira ngo atazasubira inyuma sha rwose uzi imibare na shimi yego uzabimwigisha nta kibazo rwose nanjye nzamwigisha siyansi na geography ahubwo rero ikindi nyine ni ugushaka udukuru dushimishije tukajya tumugariza kugira ngo atigunga akibuka ibyamubayeho ibyo byo ndabishoboye urabizi rwose tugomba kumuba hafi shaka bisi ihangane ndakwinginze gate reka nanjye sinjye muhi ndihangana bikananira gerageza kwihangana kandi ikindi ejo ugomba gusubira kwiga ntaho nzajya nzagusiga hano wenyine rwose niba ari njye ufitiye impungenge aho umwana nta kibazo mfite ubuse tuzabaho gute kuko muhi kuko nta kazi wari wabona uko tuzabaho ntibiguhangayikishe mwana wa mama ninjye mukuru ngomba kugushakira uko ubaho kuki kuko kuki mama yadusize kandi hasi ko ariyo twari dufite wenyine kuki yagiye ntarangije kwiga kuko nari naramusezeranyije ko nzaba dogiteri bavumbura umuti umuvura koko kubera iki mama yagiye wowe noneho wari kuzavumbura umuti wa sida ngo iki umuhi ngo iki ntumbwire ko mama yishwe na sida tuza nkubwize ukuri kose kuko mama yasize abinsabye tuza nkubwire yagusabye se kuzambwira iki mwana we kukubwira ko mu myaka 17 ushize yamenye ko abana na virusi itera sida oya urambeshya umuhi none se ko mfite imyaka 18 nkaba narayivukanye oya urambeshya rwose nkubwire mwana w'umukobwa papa wacu ntiyapfuye ufite umwaka umwe nanjye mfite 5 papa amaze gupfa Ruhinda ntiyatinze gutahura urugo Ruhinda kandi nubwo mu matanyiruriye ngo abimbwire ndakeka ko rero wanduje mama ko Ruhinda niwe wanduje mama kuki se mama atafashe imiti koko aho bimenyeye yarihebye ariyanga akarwara ntitumenye ibyo ari byo mu myaka 3 yonyine niyo yarishize afata imiti ariko nyine nta muti uvura urupfu kuki mama atambwiye umuhi kuki yabyihereranye koko ihangane unyere tugomba guheranwa n'agahinda icyangombwa ni uko mama atakomeje guceceka ngo aducike atatubwiye icyo azize ndari kubabara ubuzima bwanjye bwose wamuganye duceceke turarira se ubundi ngo tumugarure rero gatese mwana wa mama ndakumva mama ajya gupfa yarambwiye ngo nzakumenyeshe ko sida ikiriho ikaba ari icyago kirimbuzi kandi yica nsanzwe mbizi ariko mbimenya kurushaho umuhiye nabuzwa n'iki kubimenya kandi ntwaye umubyeyi wanjye we rukumbi nari nsigaranye kandi namukundaga ni ukumenya ubwenge rero dore inkumi nziza abasore n'abagabo baguhanze amaso hato hatazagira ugushuka umuranzi ubwenge muhiye dore icyo nacyo n'urudarubi njye nsigaye nyanga buriya dushyingura mama narakirebwa nkumva nakimugereka hejuru nanjye nagikundaga ariko kuko aricyo cyanduje mama wacu nanjye nacyanze niko murakomeye se turaba none se ko umwana atarasubira ku ishuri bimeze bite umuhiye azagenda ejo ati ntabwo urasubira ku ishuri azagenda ejo nibyo agomba kujya ku ishuri kugira ngo amasomo atamucika none rero umuhire nari nkuzaniye amakuru meza utaratangira kuyishimira niko nta nubwo unafinda rwose iyi ni ya kontara y'akazi muri kampani yanjye nari nkuzaniye yakira ndayisoma neza nimbona akanya sinzi rero kuko mfite inama n'abafatanyabikorwa mu kanya ibindi tuzabivugana ejo buriya nta kibazo kuri telefone
murakoze cyane urabeho Rinda isaba akazi rero arakampaye gate yakanyemereye mu makirwaye mubwira ko ntasiga mu ngo njye mu kazi nyamara wa mugabo ni umuntu mwiza byaye ko ari bihehe ariko niwe yaracyaje amenyo ngo arambonye aribeshye uyu munsi ko watashye ugahitira mu buriri n'amahoro yewe mama uyibitindaho rwose numvaga naniwe cyane pe nari nkuzaniye aka gatobe k'imbuto nguwe rero murakoze cyane mubyeyi wabimenye rwose ko inyota yarinyishe kuyikoroza se hari icyo ushaka kumbwira se kirahari ndi icyo watinye kuvuga se nyine nta kuntu kuri bugire ngo ni ukuguteranya da rwose bigira impungenge mbwira nta kibazo nyine mwana wanjye we na Keza buriya ndabakunda cyane ariko ikintu ushaka kumbwira ukabanza kugisigura koko ni iki mama reka ndabizi uriya mukobwa uramukunda cyane uravuga umuhire se ndamukunda koko kandi nzamukunda pe ariko rero mwana wanjye nubwo bajya bavuga ngo urukundo ni impumyi ukwiye gushishoza ibyo uvuga ni ibiki shishoza ariko ko usanzwe ukunda umuhire mbizi kandi wanamushimye ibyo utangiye ni ibiki mama nyine nyuma y'urupfu rwa nyina mwumvise bavuga ko nyina azize sida ariko ibyo ndabizi umuhire yarabimbwiye wari ubizi ugakomeza gukururana n'uriya mukobwa ko Shema ngo iki ariko Shema ubwo uzi ko sida itajya yica umuntu umwe mu muryango ubwo uzi ko umwana na nyina baba bafitanye isano ya bugufi ibyo ndabizi ugomba rero guhagarika imikururano n'uriya mukobwa ngo icyo utumva ni Shema urashaka kurongora uriya mukobwa nyina yarishwe na sida kugira ngo nawe azayikwanduze wabaye uti none se kuba nyina w'umuhire yarishwe na sida bihuriye he n'urukundo rwanjye n'umuhire mama aho bihurira nuko ejo cyangwa ejo bundi umuhire ashobora kugira imyitwarire nk'iya nyina akakwanduza umwana wawe hasoni umuhire namuhisemo mu bandi bakobwa bose namwitegereje neza mama kandi ndamukunda icyo cyo cyambuza kumukunda ni akazi kawe muhungu ariko kundakara numva atari umutike sinakurakaya ahubwo nababaye cyane gate ariko se n'iki nakoze kidasanzwe waya ni ukuri gate kubona njye nawe viye tugushaka hano mu kigo tukakubura naho wasohotse utatubwiye ariko sinatinze nagiye ngiye kwitaba profe nyine ndagaruka ariko se ubundi profitsiri ngo yagushakiraga iki sha ke ziko narinzi ko nahuguje n'abarimu bahano ngo muki nyine yambwiye ngo ndi umukobwa mwiza ko kandi nzi ubwenge ngo mu isomo rye narujuje yego mana ibyo se ntiyari kubikubwirira mu kigo atarinze kukujyana hanze yacyo ariko sha ngiye kubwira ariko ntuzabibwira Olivier ni ibiki uzi ko yanjyanye muri hoteli sha kuki cyane rwose twagiye angurira fanta na brochette ariko nyine nyuma ngarutse ibitangaza byambayeho ntiwabyumva habaye iki se ubwo nyine naricanye na prof tuganira hirya yacu gato hari umugabo ubona mwiza shaho yego mana yanjye utangiye no kujya ureba abagabo ukabona ari beza we imva ni umugabo mwiza w'ibogari byatari ubwo nyine prof yamerekeje yishyura na moto nyine ndayurira mbona wa mugabo wari wicaye hakurya yacu wari wakomeje kundeba atankuraho ijisho ahagaze imbere y'iyo moto n'imodoka nziza ati va kuri moto mubwire hanyuma nyine navuye kuri moto ninjira mu modoka nawe urabyumva cyare ariko gate iki se kuraga hwinini gate se ubwo se uko winjiye mu modoka y'umuntu utazi ubu yakujyana kuko byari kugenda biti anjyana hese yego mana yanjye rwose ngeze hano ku marembo y'ikigo amanambaze yego nyina ntize bike nzandika mu kiganza arambwira ngo ni umucuruzi w'inaha muri uyu mujyi ngo kandi yankunze ngo yagukunze ariko ndumiwe koko ubwo se yagukunze ni iki urebye ukuntu ari mwiza Keza nawe wahita umukunda ni ukuri kandi umenya wasaze gate wasaze ubwo se nawe ufite ubwoba ko pefe de disipurine yakubona usohoka mu modoka koko ahubwo we wagira ngo wambonye we uzi ko imodoka yamaze gutsimbura ngiye kwinjira mu kigo tugahura rahira gusa nyine ntabwo nari mfite kubera akabiye de sote k'isaha imwe profe yari yansabiye ukwiye kwitonda gate kuko umenya ko Olivier agukunda
Olivier ndamukunda ariko ni mugenzi wanjye nta mafaranga afite. Yego kuma nakomeza nkamukunda ariko nkirira amafaranga biriya bigo biba byanyuzanye. uraje muko Uguzi ko ariko yanteze yakapfumbatisha kashi. ariko ngo ayo mafaranga y'abandi uzayishyura icyo wa mukobwa we uzi ko ayo mafaranga ushobora kuyishyura ubuzima bwawe. Imashini y'akazi mwampaye ngiyi ndetse na raporo ya nyuma ngiyi nimujyana akazi kanyu. wiki urakomeje se? Ndakomeje cyane Ruhi. Ko warampaye akazi ntibivuze ko watangira kunzanaho iby'inka yarembye ngo nkwihorere. Karasetsa ariko waretse kureka akazi umuhiye. Urareka akazi koko? Nabirangije nzagashakira ahandi. N'ubundi byari bintangaje zo muhungiri utarazigiriye mama wari upfakaye umugabo we mwari inshuti. Urahasi uwo urashaka kuvuga iki? Ndashaka kukubwira ko inshuro zose waje iwacu no gukeka ko nari umwana nakurebaga. Ubonye se? Kandi ko mama ajya gupfa yambwiye byose bityo ukaba udashobora kuvuga. Uwaze urashaka kuvuga ko ari igihe wishenye kose? Singushinja urupfu rwa mama kuko nta bimenyetso ngiye mfite. Ikindi yari n'umuntu mukuru uzi ubwenge. Yarazi ubwenge, wamenya ko yarazi ubwenge se nyine. Ndi haramaze. Ariko ubona uko kubwira ngo tuzajyane mu ruzinduko hanze rw'akazi nibyo bitumye urakara gutyo ngo usezeye no ku kazi. Njyana nawe mu ruzinduko rw'akazi ntese ntari sekreteri wawe. Umita mute mu bakozi bose ukoresha hano? Kubera siki? Mbere ubwo ntiwambwiye ngo werekeze ku Gisenyi. Haramaze. Tugezeyo byagenze bite? Jaze nawe nyine. Ntiwanze kunyishura chambre ngo turare muri imwe. Sinicumbikiye mu mafaranga yanjye naringiye mu kazi. Ibyo birakureba. Nabwirwa n'iki si bizabera aho ngaho hanze ushaka ko tujyana. Hamana akazi kawe Ruhi. Kashani gitangaza. Gahamani. Umuhiro urasikije cyane. Ariko iyo ndebye umva iyo ndebye yewe ubona njyana ku buryo turayi mu cyumba kimwe nakurya. Hasoni cyangwa ndahanda ku buryo naguhanda. Ariko umuhiro urabona agiye mfite amagara. Ariko turara mu cyumba kimwe gute? Ngenda umugore wawe. No donc byose byanditse ko ngomba kurana n'umugore wanjye gusa. Suko neruhi. Ndi umukobwa w'imfubyi ariko wiyubaha. Utegereje kuzabonwa n'umugabo uzanshaka. Ntugasekwe koko niko yimbwira umugabo nyabakize. Wa musore uzunguza inkweto uza kukureba hanga niyo wita umugabo. Niba azunguza inkweto bipfa kuba bimutunze. Kuko ntabwo yiba. Ematonze kweba gusa ariko umuhimva nkubaza. Ni gute nibyumvikana biti ubu ushobora gusugura umugabo nkange Ruhinda ufite kampani zirenze imwe muri iki gihugu. Barangiza kubaga gasore kabure kamafuta. Allo Sheri. Sheri dure mu rugo wacu ndagushaka byihutirwa. Niko mbwira nibiki baye kumpagaye urakaye cyane. Uzi ko nje narwiyambitse neza narinze no gushyiramo Banza wicara utuze ndabona utarwambaye. Oya nukuri kandi nsanzwe nkinisha twabipfa nukuri. Fasha icyemezo Sheri. Icyemezo kimeze gute? Cyo kureka akazi ka Ruhinda. Ruhinda yari yongeye kuguzana iby'inka yarembye kandi sinjye gukubeshya kira kigabo ngiye nzagica hejuru na moto. Uzaba muzizi kiza ko akazi ke nakaretse. Simbyumva rwose. Ubundi se byagenze bite? Uzi ko ubushize twashwaniye Rubavu yanze kunyishyurira icyumba ngo turare muri kimwe. Ibyo warabimbwiye ndabizi. None yari yateguye misiyo ngo njyane nawe hanze. Yashakaga kukujyana mu mahanga noneho wakwanga akakujugunyayo rero. Wakoze kumenya ubwenge Sheri. Ndabizi ubushomeri buraryana ariko aho kugurana inoti ubuzima bwanjye nakena ariko nzi ko ndi muzima. Ntacyo uzabura mpari. Urabizi ndagukunda. Kandi ako kazi uvuga narangije kwiga ndakabura nyoboka inzira yo kwikorera. Urabyumva? Ubu ntacyo nkeneye ngo nkibure. Urumva? Bityo naho guteshwa umutwe n'ababosi batagira umutima bakwishyuza akazi baguhaye. Ibyo wabivamo. Ngwino dutegura ubukwe bwacu vuba. Dufatanye twikorere. Urumva? Kandi tuzagera kure ndabyizeye. Mbabarire rwose ko ntayo kumenyesheje umuhiro. Nkubabarira iki ke? Ko Gatesi ari umukobwa mukuru uzi ubwenge akaba atayobewe gutandukanya icyatsi n'uruhu. Nyine njye namubikiye ibanga nk'inshuti yanjye kandi no kuri iyo ngiye icyo nkubwira nari kwitwinjijwe pe.
none byisobanuye ngo uje kumusura ku ishuri ukamubura. ariko se nibura yakubwiye aho yagiye? sinshobora kuhamenya ni ukuri pe, kuko Gatesi asohoka buri cyumweru. ubuyobozi bwanyu se bumuha uruhushya gute? uwo muntu wese ko abayobozi baha bose yabifatiye. uyu munsi avuga ko arwaye igifu akahakurwa kujya kwa muganga, ejo akirembesha ngo umutwe uramwishe akagenda agiye kwa muganga. yewe ni gute se agaruka ntibamusaba impapuro zo kwa muganga? kandi aba azifite. ntabwo rero ntuzabimubwire ndabigusabye. nyine uwo mugabo w'inshuti ye ngo ni umukire cyane kandi aziranye n'abaganga benshi. noneho ndumva ntaye umutwe pe, ndeka nigende, ndumva ntaye umutwe pe. none se kutambwiye amakuru y'iwacu? iwanyu baraho, Shema na mama wawe bantumye ngo musuhuze. none se kuki Shema ataje? yari afite akazi kenshi kandi nyine andi makuru uzayamenya neza uje mu biruhuko. ikindi ni uko ubukwe bwanjye na Shema buri hafi. Wow, ubukwe bwanyu na Shema ndishimye shawe. ndagiye mbwirire Gatesi ko mbabaye cyane. nari nibagiwe no kukubwira muhire, uzi ko nawe mugabo witwa Ruhinda ageze gusura Gatesi? nishoboka araza kandi yavuze ko ari wonke we niba ajya bamumwira. mana yanjye umwana wa mama byararangiye n'ukuri Gate kuko uramemukiye niki nakubwiye wakagurikira niki ibiki byarangiye? ntacyo ke. sawa reka ngende. habaye Kigali uriya mukobwa waje kumusura ko agerera abantu bigenze ubwo namubonye ko ari umuhire mukuru wa Gatesi. nizere ko ntacyo wamubwiye. nabimurisha nk'ukuriye nabivuze byose rwose. kuki wabivuze wakakora kuki wamurize kandi nzi ko mugenzi wacu tuzamwicaza tukamuhana? ariko ubwo ubona Gatesi akiri uwo guhana natwe koko Olivier? ubushize ntitwabimubwiye akadusomera ngo ntitukivanga mu batatureba. ubabaje mukuru bitari ngombwa kenshi ntukuri. aha ndabimubwiye niba ngombwa azafata ingamba zo kumuvana kuri iki kigo Olivier ahunge kiriya kigabo rwose kizamusangayo. uravuga Prefe, ndakwinginze mbabarira rwose utayibwira mukuru wanjye sinamukira. mukuru wawe se ndamubwira iki? hari iyo umunyeshuri afatanwa telefone hakurikizwa iki? nyine bamutuma ababyeyi, ariko ndakwinginze rwose mbabarira. ubabarire? mbabarira ndakwinginze Prefe. ariko se ubundi Gate ndakumva. sobanurira kuki ushaka kubabaza mukuru wawe? nyine mukuru wanjye ndamukunda kandi ndanamwubaha pe. Gatesi uri umwana w'umuhanga mu ishuri. Gatesi uracyari muto. Gatesi wize neza nk'uko ari byo byakuzanye hano muri iki kigo. ibindi byose ukabyihorera warangiza ufite amanota ya mbere ukabona buruse. ukajya kwiga muri kaminuza ukazigira akamaro ukakagira n'igihugu cyakubyaye. ariko ubwo kumfatana telefone nibyo bituma umbwira ibyo byose Prefe. nshobora kuguhana cyangwa singuhane Gate, wumvise? ndabyumva. ariko ndakugira inama nk'umuyobozi wawe, nkakugira inama nk'umuntu mukuru kuri wowe, ndetse nkanakugira inama nka musaza wawe. murakoze. iyi telefone igura amafaranga angahe? simbizi. ntubizi nyine kuko atari wowe wayiguriye. iyi telefone nagufatanye, uretse nawe w'umwana nanjye ukorera amafaranga ndi umusore ntagira umwana ndiza, sinayigondera kuko irahenda. none se nyine kuba ndi umunyeshuri bivuga ko ngomba gutunga ibya make? ntiwatunga ibya make shenge, kuko ufite ababiguha nyamara ukazabyishyura ku gaciro gahanitse cyane kuko amagara aseseka ntayorwe. ubwo se ushatse kuvuga iki? bariya bagabo baragushuka Gate. nibamara kukwangiriza ubuzima nta n'umwe uzongera kukureba n'irihumye, wumvise? kandi wasanga ari keza wakubwiye amagambo, abagabo bahese ubundi. nta mugenzi wawe wigeze umbwira amagambo Gate. iyi telefone aho bayiguhereye hari ejo bundi kuri sorti nararebaga
ni nayo mpamvu nafashe icyemezo cyo gusaka amatelefone mu banyeshuri bose. Ariko nyine uriya wayimaye ni onkre wanjye. Ngo ni onkre wawe? Nyamara ni ukuri prefe. Okay, Gate, ndakubabariye, ariko nihagira ikikubaho uzibuke ko nigeze kukubwira ko amagara ataguranwa amagana. Ariko nubwo nkubabariye, iyi telefone ndayigumana, nzayiguha ari uko mutangiye ibiruhuko. Ego Shema, ndakumva. uracyari hano? Mama, ndacyari hano ariko ndagiye. Ubundi ko navaga mu misa mu gitondo wagiye bikanzikira? Umuhire yazindutse aranyingurira iduka. Nanjye mukanya aramusangayo nta kibazo. Erega mwavanze umutungo mutarana abana. Ubu se ya mukobwa azi gucuruza ra? Nta kibazo. Maze iminsi mumenyereza ubu rwose nta kibazo nzongera kugira ninjya kurangura hanze sinzongera gusiga nyinze. Si ngombwa gukinga, na mushiki wawe Keza agiye kurangiza azajya gusigariraho. Nyumva se nyine ko ngiye kubona abakozi benshi. Erega mayi wanze kunyumva uriya mukobwa wamwiziritseho burundu. Mama, ndagusabye rwose iyo dosiye ntuyigarure. Aho kubaho ntafite umuhire nava kuri iyi si kuko ntacyo naba nyakora. Nivugiraga n'umundi mwana wanjye ndabizi kutamureka. Wakabimenye se ko nyine. Erega nanjye ndabibona ko umuhire umukobwa witonda. None ariko bakecuru dusengana baba bamereye nabi ngo umuhungu wawe ngo n'umukobwa wa Marigo wishwe na sida. Uzabwire ko sida atari yo ngo arihangayikishe yonyine kandi ko ishobora kwirindwa. Ariko mwana wanjye wakumvise ibyo nkubwira. Yes honey. Shema, ugeze sheri? Nari ngiri mu rugo ariko ndaje. Banguka mufitiye inkuru nziza. Inkuru irebana n'igize kandi? Ngwino ndayikubwirira hano yewe. Oya sha, yimbwire nawe urabizi ko ngira amatsiko. Sheri, ndakumva. Ya buruse yo kujya gukomeza kwiga nasabye yabonetse. Yabonetse? Ubu nemerewe kujya kwiga hanze kandi nawe tukajyana. Are you sure? Yes, I am sure. Okay, ndaje ubimbwire neza rero. Nawe ufite turabigenza gute koko? Simbizi sha Olivier. Mwakoze kumfasha. Ndabashimiye mbasabye n'imbabazi ko nari narabiciyeho rwose. Ibyo byo Gate. Niba gutwara umwanya rwose twe twarakwabaye kandi turagukunda. Turagukunda rwose. Mu kigo se sha bimeze bite? Ibizami biragenda. Biragenda. Neza. Ahubwo no kugira ugakira ukaza tugategura n'icya leta we. Siko ko nzabasha gukora ibizami njyenyine. Banzukire neza Gate. Ibindi uzabitekereza wagize. Ngo umuneke se Gate? Oya ke, igizeyo rwose. Igizeyo umuneke uramukira kuruta ibintu byose. Igizeyo. Ariko si ni ibiki koko? Umuntu ararwara ntagire ikintu na kimwe ashaka gukoza mu kanwa. Baza rwose. None se Gate, n'ubu ushaka tumenyesha umuhira ko warwaye? Yewe, aho bigeze nimushaka mumubwire. Rwose. Nakoreka ndebe ko muganga yansezerera nkaza mu kigo nkakora ibizami nkazatahana biroti nk'abandi. Ariko biroti umuntu ayitahana kuko afite ubuzima. Kose none se Gate, umubare ariko ndakubaza byinshi. Uriya mugabo dusanze yica hano n'uwahe? Uriya se? Uriya nyine twamenyaniye hano aje kwivuza. Ahubwo se wibaza undi mwana ibibazo byinshi yirwariye Olivier. Tunagenda tujye gukora etide n'ibizami. Gate ngaho rwaruhukira. Murakoze nawe. Ariko umwana mubi Olivier. Usikize kandi? Wowe ntasoni. Sikize. Urabona undi mwana ameze nabi ugatangira kumubaza iby'abagabo. Nagize umujinya ke. Wikise. Wabonye ko cyari kimufashe ikiganza kimwitegereza? Ugomba kwihangana Olivier. Yego wakunze Gatesi tukiri bato. Ndacyamukunda. Uramukunda ariko ntibyaguhiriye. Nyine yakunze ifaranga kuruta wowe. Gatesi arambabaje ke. Urabona ukuntu yanamutse? Umwana mwiza uteye neza akaba asigaye wagira ngo ni portemanto bamarikaho imyenda koko. Ahubwo njye nagize ubwoba cyane. Gatesi akabikanye we. Nabibonye. Umuntu yamuha umutobe w'amatunda ngo uramunukira. Naza n'umuneke nawe ngo uramunukira. Nuko arwaye nyine. Arwaye? Nyamara
wabona Gatesi atwite Sasa kweke Gatesi ngo wagisate ngo gatwite oya none sindi ndwara ituma aho ibintu byose yaba ari iyi ashobora no kuba arwaye malaria kucyumva katwite se Gatesi rero ntushobora gukomeza kurembera hano ntazi icyo urwaye niba ngombwa urugendo rwanjye rwo kujya kwiga hanze ndarusubika ariko mbanze nkurwaza ariko sinumvise amahirwe yawe muhe ko wabonye Bruce ukaba ugomba kujya kwiga usigendere wige ngewe ndeke Kate nuko umbwiye ngo ngewe nkureke nkurekere nde wundi se ko ababyeyi bacu bakunze ibyo bagira ngo nkurekere nde ndabizi ko nta wundi hari ariko ntabwo nakubuza amahirwe yawe yo kujya kwiga ntuzongere kuvuga utyo Gate byuka ahubwo ujye muri dushe ukarabe tujye kwa muganga Gate ubaye iki mbabarira iki se kandi sinagendeye ku nama wagiriye ceceka wirira Gate ndabizi ko kenshi nabwiwe amakosa yawe hari n'igihe naje kugusura ku ishuri ndakubura ariko byari ubwana nk'umunani nakubabariye wowe ugomba kuba umugabo ukihoza neza ugakira nyuma y'ubukwe bwanjye wowe na Shema tuzajyana hanze nkomereze yo kwiga namwe mwige umvawe ibyo ntibyashoboka ibyo bidashoboka Gate ndabizi warwaye ntiwabasha gukora icya leta ariko nzi ko nzabigenza humura umvawe ntabwo byashoboka ariko ndakwinginze hangane n'ukuri nubwo reka gucitse intege biratuma urushaho kumererwa nabi n'ukuri simbyumva kuko umwana wa mama yakoze biri nawe si ko ntacyo namubwiye ko ntacyo namuhaye ngifite kuki koko byose nta gisubizo wabibonera muhira rwose wihangana ngwino tumusanga dore bamugaruye mu cyumba cye atubwire icyo avuganye na muganga umva muye ndakumva ndakwinginze hangana ntumubwire nabi rwose ntumubwire nabi pe ndakwinginze umbabarire Gatesi umuhira rwose kandi wikomeza kuvuza ko urwaye nubwo mwitiye umwana rwose simushaka ngo iki Gate uwo mwana ntumushaka yakoze mu byo wakoze byose utafitemo uruhare ni ikihe koko mutuze ariko ndabigenze mutuze pe Yesu we Gate umeze ute shaka tugeze mu rugo baratubwira ngo uri mu bitaro tuza twiruka Gate umeze ute ngaho se bwira bagenzi bawe nyine mutubare nitwibutse kubaramutsa tuje duhangayike Gatesi oya birumvikana nta kibazo mwakoze ariko Gatesi umbabarire mwari inshuti zanjye nziza n'ubundi turacyariza ke kandi kenshi mwangiriye inama babwire ko twita ibica hirya no hino ibiki Gate uratwite koko oya nimumubeshyere Olivier sinabikubwiye koko nibyo sinabiketse nkabikubwira ukabihakana wambabarire kuko ikibazo mfite kirenze icyo uri gutekereza nanjye naremwe
ndaremerewe kurenza uko ubitekerezaga ariko mana ibi ni ibiki ihangane gate ihangane rwose ibi ni ibiki kurira rwose gate ariko ubuzima bugomba gukomeza ihangane rwose ndagukundira umuvandimwe wanjye umwe rukumbi ihangane uceceke umwana uzamubyara tumureze gatesi ihangane rwose babyara ukubyara gusa nta kindi kibazo ikibazo kize kandi uri inshuti yanjye uzije n'abagabo bari hanze bitwa abashugada gatesi uratumva wese urahakomeza kurira gatesi ndabwira birababaje dore Olivier yarize Keza nawe yarize dore Muhire yarize ubu ni njyewe njyenyine uhagaze ntarimo kurira kubw'ibyo rero nimukomeza kurira ahangaha ndabasohora hanze kuko umurwayi nimwe murimo kumutera gusa urumva bitababaje mama rero wibasohoye ndashaka kubabwira ibyo muganga maze kubabwira yose kukigatse n'umubiri kubabwira gusa yaba afite inda n'ibyo bikazamo kandi mama yasize avuze ngo ukige kuki wanetereje kuko gati n'iki nakubwiye cyatumye wishora mu ngeso z'ubusambanyi zikagukurura kwandura virusi itera sida oya wumvise nabi siko avuze muhire ntabwo ariko avuze rwose ntabwo bishoboka naranduye virusi itera sida oya naranduye virusi itera sida kandi ugomba gutangira imiti kugira ngo uzabyare umwana muzima ikigugu gati kuki kandi uzi ko nagukundaga kuva kera turi abana aho byumvikana rwose Ikinamico